Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwebwe mubana natwe ku ijuru ry'Abera TV. We wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, nawe utarayikora uyikore, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi Imana yashyize ijambo rikomeye ku mutima wacu rivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Riri muri Daniyeli igice cya 6 umurongo waho wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Hagaragaza uburyo Daniyeli bamugambaniye bakamushyira mu rwobo rw'intare. Itegeko rya Mede n'Abaperesi ngo ntirivuguruzwa, ariko hejuru y'amategeko ya Mede n'Abaperesi hari itegeko ry'Imana. Imana ngo isanga Daniyeli mu rwobo rw'intare, ngo imukiza intare, abanzi be bose bakorwa n'isoni. Reka nkubwire mwene data, reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Nubwo abanzi bakugambanira, nubwo ahuri abadayimoni hora baguteza imyuka mibi, reka nkubwire ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Iyatabaye Daniyeli ikamukura mu rwobo rw'intare, nawe Imana izakurinda ihagukure. Iyakuye Saduraka, Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, ndashaka kubwira yuko hari Imana ibasha kugukura nawe aho hantu abadayimoni bakugambanira, abanzi bakugose mu kazi kawe, abanzi bakugose mu mishinga yawe, abagukoreye inama. Reka gutinya ibyo uri kubona bizakubaho, Imana izagutabara kandi Imana izakurwanirira. Komera ushikame, reka gutinya, izere Yesu. Yesu niwe mutabazi wawe, Yesu niwe mwami ukomeye, Yesu niwe uri hejuru y'ibyo byose, Yesu niwe wemeye kukwigwatiriza ku buzima bwawe, Yesu niwe wamennye amaraso ku musaraba kuri wowe kugira ngo abe incungu y'ubuzima bwawe. Ntabwo abantu bazagufata uko wiboneye, ahubwo bazabasha gukorwa n'isoni, kuko imbaraga bafite ntago ziruta imbaraga z'Imana, kuko imbaraga bakurwanisha ntago ziruta imbaraga za Kristo. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurwanirira mu ntambara uri guhura nazo, mu bibazo uri guhura nazo, muri ubwo burwayi bwawe. Reka gutinya ubwo burwayi, Imana izagukiza. Reka gutinya abakugiriye ishyari, Imana izagukiza amenyo y'abasetsi. Mwene data, ndashaka kukubwira muri uyu mwanya, reka gutinya. Iyatabaye Daniyeli nawe izakugirira neza. Petero bamushyize muri gereza ngo abitore rushaho kumusengera. Marayika w'umwami Imana aramanuka amusohora muri gereza ubwayo. Nta mwana w'umuntu uzabigiramo uruhare rwo kugira ngo agutabare no kugukiza amenyo y'abanzi bawe, ahubwo marayika w'umwami Imana amanukiye ku buzima bwawe kugira ngo agukuraho Satani yagufungiranye. Reka gutinya ibizakubaho, Imana wizeye, Yesu wakuremye, yabanye nawe kuba ugihumeka, hari amahirwe y'ubuzima. Reka gutinya ibizakubaho, Yesu azakubembera amahema. Bibiliya iravuga ngo uko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari ku byo basaba, ngo mbese ninde uzabavuga nabi, mbese ninde uzabagirira nabi? Amaso y'Uwiteka ari kuri wowe. Nubwo uri mu bibazo bikomeye, ijisho ry'Uwiteka riri kuri wowe. Komera ushikame, Yesu ari kumwe nawe. Komera ushikame, Yesu ari kumwe nawe. Komera ushikame, Yesu azakugenda imbere kandi arakugose imbere n'inyuma. Yesu ari kumwe nawe. Wigira ubwoba, wicika intege, komeza wizere. Reka gutinya ibiri byo ubona, Yesu azabana nawe. Mwene data, ndashaka kubwira ijambo rikomeye. Komeza umutima wawe mu kwizera, kubera ko mu mbaraga zo kwizera harimo ubutabazi bukomeye, kandi Yesu azabana nawe ibihe bidashira. Reka nkubwire irindi jambo, komeza usenge Uwiteka. Uko Daniyeli atacitse intege mu gusenga, abanzi be bagahora bamugambanira. Uko bakora inama, injira mu masengesho. Uko bavuga, injira mu gusenga. Uko batekereza, injira mu gusenga. Ibyo byose Imana izabikurinda. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda amenyo y'abasetsi n'abakugambanira n'abashaka kukwica n'abagutega imitego. Izo ntambara ubona, ndagutangariza yuko hari Imana ihagaze ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Turabakunda kandi Imana ikomeze kubaka mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, 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 shalom. Amen. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.